muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba Wigaba rwa Nkwakuzi. Uko u Rwanda rwari rumeze mbere y'uko ruba u Rwanda tuzuba, mbese mbere y'ishingwa ry'ingoma y'Abanyiginya yahanzwe na Gihanga Ngoma Ijana. Mbere y'uko u Rwanda rubaho byari bimeze bite? Rwari rugarukiye he? Rwayoborwaga na bande gute? Benshi mu Banyarwanda bakunze gucyocyorana mu mateka y'u Rwanda, aho benshi bibaza ko hari hameze mbere y'uko hitwa igihugu cy'u Rwanda. Abandi bakaba bazi ko cyari igihugu kimwe cyanzwe na Gihanga, abandi bakamwemeza nk'umwami w'abami wagengaga ibihugu bitandukanye byari kuri ubu butaka. Inyamara igihugu yahanze aricyo cya Gasabo cyabaye inkomoko y'u Rwanda, kiri mu byahanzwe nyuma y'ibindi byose. Niyo mpamvu twafashe umwanya wo kubataturira amateka mashya y'inyuma y'icyari kuri ubu butaka mbere y'uko u Rwanda rubaho, n'inzira byanyuzemo kugira ngo kibe igihugu cyitwa u Rwanda dufite ubu. Mbere y'uko igihugu gitangira guturwa, cyari kigizwe n'amashyamba kimeza, inzuzi n'ibyogogo bitagira ingano. Abaturage baturutse imihanda yose mw'iyimuka ryo gushaka ubw'inyagamburo bw'amatungo yabo n'imiryango yabo nibwo basesekaye muri aka karere. Nuko batangira gututira amashyamba kimeza bahasanze, barayasatura, bayaremamo gakondo y'ubutaka butuwe. Abo bimukira bari bavuye mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Afurika, babanje gutura mu miryango yabo, ari nako batwarwa n'abatware b'imiryango. Nyuma yabo batangiye kugwira, bari mu bihugu bigengwa n'umwami. Ari nayo mpamvu mu mateka y'u Rwanda uzasanga buri gihugu cyari gifite umuryango umwihariko wacyo. Muri iryo hangwa ry'ibihugu bisanze kuri ubu butaka ariko bwaje kwitwa u Rwanda tuzi ubu, babuhundagazaho ibihugu 29 byagengwaga n'abami batoranywaga mu miryango migari babarizwamo. Aho niho dusanga ibihugu 16 byagengwaga n'Abasinga n'imiryango ibakomokaho, ibihugu 6 byagengwaga n'Abazigaba n'imiryango ibakomokaho, ibihugu 5 by'Abanyiginya n'imiryango ibakomokaho, ari nabyo byahanzwe nyuma y'ibindi byose. Hakiyongeraho n'ibihugu 2 by'Abashi n'Abahavu. Nubwo ibyo bihugu byari uruhuri, ariko byose byagengwaga n'abami bakomoka mu miryango imwe nk'uko twabitatuye haruguru. Ibi bihugu byose kuri 29 byatwaye imyaka isaga 582 ngo bihuzwe birimo igihugu kimwe ari cyo Rwanda tuzi ubu. Icyo gikorwa kikaba cyarakozwe n'ingoma y'i Gasabo, yari imwe muri izo ngoma 29 zari zigaragaje kuri ubu butaka. Dukurikije amacishirizo dukora mu mateka y'u Rwanda, adutaturira ko igihugu cya mbere cyahanzwe ahasaga mu mwaka 300 mu bihe by'ikibariro cyacu, icya nyuma kigahangwa ahasaga mu mwaka 1120. Gusa amateka ntadutaturira neza igihe abatuye kuri ubu butaka bamaze barimo kororoka mu miryango migari babumbiyemo mbere y'uko bagwiza abaturage bahangirwaho igihugu. Ibi bihugu kuri 29 byagiye bihangwa n'abakurambere babaye umuzi w'iturwa ry'ubu butaka, ibindi bihangwa n'abana babo, haziraho n'ibyahanzwe n'abuzukuru ndetse n'ibyahanzwe n'abuzukuruza. Dukurikije amateka dukora mu bitabo bitandukanye bivuga ku mateka y'u Rwanda, tugiye kubiva imuzito z'abageri muzingo uko ibyo bihugu byagiye bikurikirana mu guhangwa kuri ubu butaka. Iyo bavuze ingoma mu mateka y'u Rwanda, ujye uhita wumvamo ibintu 4 by'ingenzi, ari byo ingoma bivuga igihugu cyigenga, ingoma nk'umutegetsi, ingoma nk'ubutegetsi, n'ingoma nk'aburungano. Amateka akaba yarakunze gukoresha imvugo y'ingoma nko kugaragaza igihugu cyigenga, gifite umugenga wacyo, kinafiteho mu nda y'ingoma biyemeje kukirinda, kukirwana no kucyitangira. Ingoma y'ubudaha n'ubwishaza. Igihugu cy'ubudaha n'ubwishaza ni kimwe mu bihugu byahanzwe ku ikubitiro ry'inkubiri y'ihangabihugu muri aka karere, aho cyahanzwe asaga muri 300. Niho hari gakondo nkuru y'Abasinga barurukiyemo kuva bagera mu byino, babona gusakara mu bindi bice by'igihugu ndetse no muri Afurika y'Amajyepfo bajya guhanga ibindi bihugu. Ikubitiro ry'ihanga rya gakondo nkuru y'imiryango y'Abasinga ni mu mirenge ya Musasa, Mushonyi, Ruhango,
Kigeyo na Boneza yo muri Rutsiro, hakiyongeraho n'umurenge wa Nyamyumba yo muri Rubavu. Aho icyo gihugu cyari giherereye kuri ubu ni mu karere ka Karongi na ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Umwami wa mbere uzwi mu mateka y'Ubudaha n'Ubwishaza ni Rurenge, ari nawe wabaye ibimburiro ry'amateka y'Abasinga mu Rwanda, ari nawe kandi wafatiwe amateka y'ikibariro cy'igicumi cy'imiryango y'Abasinga n'imiryango migari bakomokaho. Ingoma ngabe yabo ari nayo yafatwaga nk'ibendera ry'igihugu yitwaga Mpatsibihugu. Undi mwami uzwi mu mateka y'ingoma y'Ubudaha n'Ubwishaza ni Jeni rya Rurenge, watwaye icyo gihugu mu yaduka rya Gihanga ubwo yahangaga ingoma y'i Gasabo ahasaga mu mwaka w'1091. Jeni rya Rurenge niwe mwami wo mu Basinga washyingiye Gihanga umugore we wa kabiri Nyamususa, ariwe babyaranye abana bagera kuri 5, nawe wabaye nyirakuruza w'imiryango myinshi ikomoka ku Banyiginya. Jeni rya Rurenge niwe wabaye sekuruza w'umuryango mugari w'Abarenge bakuri isekuruza cyabo kuri Jeni rya Rurenge. Akarere Abasinga bari batuyemo kari kagari cyane. Twibuke ko Abasinga bari ugutatu: abibanze aribo Basinga basangwa butaka, hakaba n'abandi baje nyuma y'Abanyiginya aribo Abanukamishyo, noneho hakaza n'Abagahi. Abo Basinga basangwa butaka banabita ababyara bami, kuko abami ba mbere 7 b'u Rwanda bikurikiranyije bavuka ku Basingakazi. Umwe mu bami babo w'igihangange yitwaga Rurenge. Ibyo byatumye bamwe banabita Abarenge, ni ukuvuga ko ari inzu ivamo abami babo, nk'uko tuvuga Abahindiro ku Banyiginya. Igihe cy'umwaduko w'Abanyiginya, umwami w'Umusinga yari Jeni rya Rurenge. Mu by'ukuri bamuvugaho byinshi bisa n'imigani. Icyakora ngo yari atuye muri Rwerere i Bugoyi. Mbese yari akubye ubutaka bungana na Gisenyi yose, kongeraho Kibuye na Bunyambiriri muri Gikongoro. Abasinga b'icyo gihe bari basaka no mu zindi ntara zo muri Cyangugu nk'ahitwa Biru, Cyesha, Mpara, Busozo na Bukunzi. Mu karere k'Amajyaruguru ya Kivu hari intara ziganjemo Abasinga nko mu Bwishya, Jomba, Gisigari, Bwito, Gishari, Byahi na Kamuronsi. Abasinga babarizwaga no mu Burwi, muri Mvejuru na Buhanga Ndara muri Butare. Nta gitangaje rero ko abitwa Abasinga aribo benshi mu moko y'u Rwanda dukoze ijanisha. Igihugu cy'Ubudaha n'Ubwishaza cyahanguwe n'umwami w'u Rwanda Ruganzu Ndori ahasaga mu 1510. Ubutaka bwayo bwomekwa ku Rwanda rwa Gasabo. Ingoma y'Ubungwe. Ingoma y'Ubungwe ni imwe mu zahanzwe bwa mbere kuri ubu butaka bw'u Rwanda, aho yahanzwe mu bihe bimwe n'ingoma y'Ubudaha n'Ubwishaza. Ni ingoma yari iherereye kuri ubu mu karere ka Huye, Gisagara, Nyaruguru na Nyamagabe y'Amajyepfo, mu mirenge ya Kitabi, Tare, Kamegeri, Gasaka, Kibirizi n'Uwinkingi. Umukurambere wahaze ingoma y'Ubungwe ni Mungwe. Iryo zina rikaba ari inyunge y'amagambo abiri, muntu ngwe. Mungwe yari murumuna wa Rurenge, ari nayo wabaye inkomoko y'umuryango mugari wa Benengwe, bakuri igisekuruza cyabo kuri Mungwe. Gakondo nkuru y'umuryango wa Benengwe bari abagenga b'ingoma y'Ubungwe ni mu bisi bya Nyakibanda, kuri ubu ni mu murenge wa Gishamvu, Huye, Karama na Ngoma yo mu karere ka Huye. Muri ibyo bice niho Abenengwe barorokeye mbere y'uko bakwira u Rwanda rwose ndetse no mu bindi bihugu bituranye narwo nk'u Burundi. Undi mwami w'Ubungwe wagengaga icyo gihugu mu bihe bya Gihanga hanga ingoma y'i Gasabo ni Rwamba, ari nayo wabaye sebukwe wa mbere kuko yamushyingiye umukobwa we Nyirampitangwe, babyarana Gashubi na Gafomo. Ingoma yabo yitwaga Nyamibande, ikirangabwoko cyabo kikaba Ingwe. Umwami Rwamba hari abamukomotseho aribo baje kwitwa Abene Rwamba. Undi mwami w'Umwenengwe wategekaga igihugu cye kijya gutsindwa n'u Rwanda ni Samukende, umugabo wa Nyagakecuru ko mu bisi bya Huye. Umuhungu we Samukende ari we Rubuga yaratsinzwe maze igihugu cye kigarurirwa n'u Rwanda. Mu mwaka w'1543 umwami w'u Rwanda Rwagasabo Mutara Nsoro Semugeshi icyo gihe yishe umwami w'Ubungwe
Rubunga rwa Samukende na nyina Benginzage nanone witwaga Nyagakecuru. Ingoma y'Ubunga iza imiryo. Ubutaka bwayo bwomekwa ku Rwanda. Ingoma y'Urweya. Ingoma y'Urweya bakunze kwita Urweya rw'Umubari ni kimwe mu bihugu bya mbere byahanzwe kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Kikaba n'igihugu cya mbere abazigaba bahanze bakigera mu byino asaga mu 400. Ni ingoma yari iherereye kuri ubu mu karere ka Kayonza Amajyaruguru n'akarere ka Gatsibo. Gakondo nkuru yawe no yabaye intebe y'ingoma y'abazigaba mu mirenge ya Mwiri na Murundi yo mu karere ka Kayonza, wongeyeho umurenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo. Ako karere niko bororokeyemo mbere yuko bakwira mu gihugu cyose no mu bindi bihugu duturanye nka Tanzania, Uganda n'u Burundi. Umukurambere w'abazigaba ari nawe yahanze ingoma y'Urweya rw'Umubari ni Kazigaba. Ingoma ngabe yabo nk'ikirango cy'igihugu yari Sera. Umwami wagengaga ingoma y'Urweya rw'Umubari mu iyaduka ry'Abanyiginya muri ako karere ni Kabeja, ari nawe se wa Nyamigezi wabaye sekuru wa Gihanga, kuko Sekazi yashatse Nyarukangaga rwa Nyamigezi babyarana Gihanga n'abandi bana. Bavuga ko abazigaba baje baturutse mu bice by'ikiyaga cya Victoria. Twibuke ko no mu burengerazuba bwa Tanzania hari abazigaba batari bake, cyane mu bice bya Karagwe. Ingoma y'Urweya rw'Umubari yigaruriwe na Kigeli Ndabarasa asaga mwaka mu 1740. Icyo gihe yica Biyora umwami w'icyo gihugu. Ingoma yabiza imiryo. Ubutaka bwayo babwomeka ku Rwanda rwa Gasabo. Ingoma y'Ubwanacyambwe. Bwanacyambwe ni kimwe mu bihugu byahanzwe mizo ya mbere kuri ubu butaka butaritwa u Rwanda. Ni igihugu cyagengwaga n'ibikomangoma by'Abongera bakuri igisekuruza cyabo kuri Mwongera wa Rurenge. Mu ihangwa ry'icyo gihugu cyahanzwe na Mwongera wa Rurenge asaga mu 400, nuko akitirira izina rya nyina Nyirabwanacyambwe wari umwe mu bagore ba Rurenge. Gakondo nkuru y'Abongera ari naho hari intebe y'ibanze igisekuruza cy'Abongera mu Rwanda ni mu mudugudu wa Nyirabwana. Nyirabwana bikaba impine ya Nyirabwanacyambwe wo mu kagari ka Kibagabaga mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Ingoma ngabe yabo ari nayo yari ikirango cy'igihugu cyabo yari Kamuhagama. Igihugu batwaraga cyari kigizwe kuri ubu n'uturere twa Nyarugenge, Gasabo y'Amajyepfo na Kicukiro. Cyari kigizwe nanone n'akarere ka Rwamagana y'Iburengerazuba. Ubu ni mu mirenge ya Nzige, Gahengeri, Karenge, Nyakariro na Muyumbu. Birashoboka ko Abongera bategekaga n'igice cy'Ubuganza ndetse n'Urukaryi rutarigarurirwa n'Abahondogo mu Bugesera. Umwami w'Ubwanacyambwe uzwi cyane ni Nkuba ya Nyabakonjo. Nyuma yaho ingoma y'Ubwanacyambwe nayo yaje kunyagwa na Kigeli Mukobanya. Nkuba ya Nyabakonjo umwami w'Ubwanacyambwe ahungira i Bugufi amaze kuneshwa. Muri icyo gihe nibwo ingoma y'Abongera yazimye burundu, ubutaka bwayo nayo bagomeka ku Rwanda. Ingoma y'Uburiza. Ingoma y'Uburiza nayo yagengwaga n'ibikomangoma by'Abongera bakura igisekuruza cyabo kuri Mwongera wa Rurenge na Nyirabwanacyambwe. Ingabe yabo ikaba Gushizimbeho. Igihugu batwaraga cyari kigizwe n'uturere tw'Ubusarasi, ni ukuvuga ngo akarere k'Abasare bwaje guhinduka Ubumbogo ku ngoma ya Cyilima-Rugo. Akarere k'Ubusarasi kari gaherereye mu mirenge ya Rushashi, Coko, Ruri, Minazi, Muyongwe na Muhondo wo mu karere ka Gakenke. Cyari kigizwe nanone n'Uburiza nyirizina bwari uherereye mu mirenge ya Shyorongi, Rusiga, Ngoma, Murambi, Cyinzuzi, Masoro na Ntarabana yo mu karere ka Rulindo, akiyongeraho n'imirenge ya Jari, Gatsata na Jabana yo mu karere ka Gasabo. Akandi karere kari mu ngoma y'Uburiza ni akarere ka Busigi, aho kari gaherereye kuri ubu ni mu mirenge ya Burega, Buyoga, Tumba, Bushoki,
Kinihira, Base, Cyungo na Rukozo yo mu karere ka Rulindo. Umwami w'Uburiza uzwi cyane ni Mugina, umurwa we ukaba wari uri Nyamitanga ho kuri Jari. Nyuma Uburiza bwaje kwigarurirwa na Cyilima Rugwe amaze kwica Mugina umwami w'Uburiza, ingoma yabo iza imiryo. Ingoma y'Ubunyambiriri. Ingoma y'Ubunyambiriri nayo yari y'Abarenge bakuriye isekuruza cyabo kuri Jeni rya Rurenge sekuruza wabo. Ubwami bw'Ubunyambiriri bwari buherereye mu mirenge ya Buruhukiro, Gatare, Busebeya, Kibumbwe, Mbazi, Cyanika, Kaduha, Mushubi, Mugano, Musange na Nkomane wo mu karere ka Nyamagabe. Ingoma ngabe yabo ikaba Mpunzu Rwanda. Abami b'Ubunyambiriri bari abami b'imbuto n'amatungo. Abami b'imbuto n'amatungo bagiraga imihango yo guhosha ibyorezo by'indwara n'inzara. Bagiraga amazina y'icyubahiro cy'ubwami. Mu bami b'imbuto n'amatungo uzwi cyane mu mateka ni Batsinda Gisurere wa kane, watanze yarabatijwe ku izina rya Ildefonse mu mwaka w'1983. Yari atuye Nyamirishyo h'Isuti y'Abanege mu Bunyambiriri. Igihugu cy'Ubunyambiriri kigaruriwe n'umwami w'u Rwanda Ruganzu Ndori, nuko ingoma ngabe yabona yarayinyaga, ubutaka bw'igihugu cyabo bwomeka kuri Rwanda rwa Gasabo. Ingoma y'Ubukunzi. Ingoma ya Bukunzi nayo yari y'Abarenge bakomoka kuri Jeni rya Rurenge sekuruza wabo. Ubwami bwa Bukunzi bwari buherereye mu karere ka Nyamasheke, ingoma ngabe yabo yari Nyamuganza. Ingoma ya Bukunzi yigaruriwe na Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, ariko ntiyahatwara burundu, ahubwo abaha ubwigenge bucagase. Ni ukuvuga ko bakomeje kugengwa n'umwami wabo, ariko igice kimwe cy'amakoro y'ibwami gikajya i Rwanda, bakomeza kujya bamusorera. Abami b'icyo gihugu bari abavubyi bakavubira imvura Ubukunzi n'u Rwanda. Abami bakurikiye Ndabarasa nabo ntibagira icyo babikoraho birekera uko. Abadage bageze mu Rwanda byarabatangaje, bituma baguyaguye umwami w'Ubukunzi Ndagano Ruhagata ngo yegukire umwami w'u Rwanda burundu, agerageze kumugandukira, ariko biranga. Kugeza n'aho bohereje y'abasirikare birabananira kugeza igihe afiriye urw'ikirago mu 1923. Ababirigi nabo basanze ari uko bimeze, ariko bo bahisemo kugezaho igitero cy'abasirikare gikaze mu 1924 n'1925. Ngoga Bihigimondo wazunguye se Ndagano Ruhagata, umwami wa nyuma w'Ubukunzi, bamushyize muri gereza kuva mu mwaka w'1923 kugeza mu 1925. Muri uwo mwaka nibwo yaguye mu buroko, maze Ababirigi begurira Ubukunzi abami b'u Rwanda. Nibwo bahagabira guhitwa Rwagataraka ka Rwidegembya rwa Kiyeza cya Rwakagara, uri umukwe w'umwami Musinga, kuko yari yarashatse umukobwa we Musheshimbugu, nuko barahamugabira aba umutware waho. Ingoma ya Bukunzi iza imiryo. Ingoma y'Ubusozo. Ingoma ya Busozo nayo yari y'Abarenge bakomoka kuri Jeni rya Rurenge sekuruza wabo. Igihugu cy'Ubusozo bagengaga cyari giherereye mu karere ka Rusizi kuri ubu. Nabwo bigaruriwe na Kigeli wa gatatu Nyamuheshera, nabo abaha ubwigenge bucagase nk'uko yabigenje mu bwami bwa Bukunzi. Icyo gihugu nacyo cyari cy'abavubyi. Umwami waherutse w'Ubusozo ni Ruhinga wa kabiri, yazunguye se Nyundo watanze mu mwaka w'1904. Ubusozo nabwo bwaje kwigarurirwa n'Ababirigi bakoresheje imbaraga za gisirikare mu bitero bagabye bikurikiranye n'ibya Bukunzi, ni ukuvuga mu mwaka w'1925 kugeza mu 1926. Ruhinga wa kabiri ntibamwishe kuko yitanze mu maboko yabo, ahubwo bamucira ahandi. Ubwami bwa Busozo nabwo babugabira Rwagataraka ngo abe umutware waho. Nguko ubwami bwa Busozo bwazimye burundu. Ingoma y'Ubuhunde. Ingoma y'Ubuhunde ni imwe mu zahanzwe bwa mbere muri aka karere, aho yari iherereye ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo. Abami b'icyo gihugu bari Abahunde, bakura igisekuruza cyabo kuri Gihunda cya Rurenge, bakaba abuzukuru b'Abasinga. Umurwa mukuru wabo wari Butembo. Ubutaka bwari bugize ingoma y'Ubuhunde. Kuri ubu niho dusanga intara ya Kivu y'Amajyaruguru,
mu turere twa Beni, Butembo, Goma, Rubero, Masisi, Rucuru na Warikare. Muri ibyo bice niho hitwaga Bisigari, Tongo na Bwishya mu bihe bya kera. Umukurambere wabo ari nawe wahanze ingoma y'ubuhunde ni Gihunde cya Rurenge na Nyirabasinga. Ingoma y'ubuhunde ni imwe mu zari ngari cyane kuko yari iteretse ku butaka bungana n'ubuso bwa kilometero kare 59,443. Umwami w'ubuhunde wamaye cyane ku mwaduko w'ingoma Nyiginya ni Muvunyi wa Karinda, wivuganywe n'igitero cyagabwe na Kigeli Rwabugiri ahasaga mu 1843. Ingoma y'ubuhunde ikaza imiryo, ubutaka bwayo bukomekwa ku Rwanda. Abagesera, ingoma yabo yari rukurura. Igihugu batekaga ni igisaka kigizwe n'igihunya, mirenge na migongo. Izina ryabo rifitanye isano n'ikiyaga cya Mugesera. Hari n'abavuga ko Bugesera bwigeze gutegekwa n'Abagesera. Abacyaba, ingoma yabo yari Rugara. Igihugu bategekaga cyitwaga Bugara, kikabumba amahugu akikije ibiyaga bya Burera na Ruhondo, kigashora kuri Mukungwa n'Abasi. Hari n'akarere kagiye mu ruhande rwa Uganda. Umwami wabo wamamaye n'Inzira ya Muramira, umwami w'Ubugara wahiriswe ku mayeri na Ruganzu Ndori wigize Cyambarantama. Izina Cyambarantama tuyisanga no mu migani y'u Burundi bita ibitito. Uwo Cyambarantama y'u Burundi akora ibintu by'amayeri nk'ibyo bavuga kuri Ruganzu Ndori. Ntibyoroshye rero kumenya ukuri kw'itsindwa ry'icyo gihugu cy'Ubugara. Abacyaba babarirwa kandi mu moko ya kera cyane mu Bugesera nk'Abasinga, Abazigaba n'abandi. Ababanda, ingoma yabo y'ingabe yitwaga Nyabahinda. Igihugu cy'Ababanda cyitwaga Nduga. Bakundaga kuvuga ngo Nduga ngari ya Gisari na Kibanda. Gisari ni muri Ntongwe, naho Kibanda ni muri Nyamabuye. Nduga ngari yari ibumbye uturere twose twa Gitarama, ukongeraho Nyabisindu, Shyanda, Ntyazo na Muyira zo muri Butare. Ababanda bigeze no kwambuka Nyabarongo, bagura igihugu batera u Rwanda ku bwami bamwe wa mbere Mutabazi, bayobowe na Ngoga mwene Mashira umwami w'Induga. Buhiraga inka zawo Muhima wa Kigali ngo Abahima ntibahakandagire. Umwami uheruka wabaye ikirangirire ni Mashira wa Nkuba ya Sabugabo. Ntabwo Mashira yari mwene Sabugabo nk'uko bamwe namwe babivuga. Mashira bamushyize no mu mandwa baramubandwa, cyane cyane abo mu Nduga. Yari afite ingo enye zikomeye hakurikira Kibanda muri Nyamabuye, Cyubi muri Rutobwe, Kigina cya Ndiza bugufi y'isoko y'umugezi wa Nyakabanda muri hafi y'ibiro bya Nyakabanda, na Nyanza muri Nyabisindu. Mu Burundi hari umuryango w'Ababanda uhabarirwa, ndetse hari n'abitwa Bashira ngo bakomoka kuri Mashira. Dore muri make ko Ababanda bari batuye mu Rwanda mu mwaka w'1960. Ahanini ni igipande gihurutuye kuva mu Rwankeri muri Ruhengeri kikamanuka gisesa mu Marangara ya Gitarama, nyize mu Buhoma, mu Bushiru bw'Iburasirazuba, mu Bukonya, mu Kingogo na Ndizo. Twongereho ko Amarangara yo muri Gitarama ategekwaga n'umwami w'Umubanda yitwaga Nkoma ya Nkondogoro, bakongeraho ngo ikirozi cyo mu Marangara kitarogeraga ubusa nk'abanone. Mu by'ukuri Amarangara yari afite ubwigenge bucagase, ariko abami baho bakagengwa n'umwami w'Induga mwene wabo. Byavugwaga ko Ababanda badutse mu Rwanda barongoye inka zabo kandi nyinshi. Ababanda benshi bakuze kugira inka nyinshi. Agasigisigi k'ubwo bukire bw'inka nyinshi ni iz'umugabo w'Igakoma k'Ababanda muri Muyira witwaga Senteteri, wari utunze inka nyinshi mu by'1940 ku buryo bazitaga Urukubazuba.
ngo aho izuba rigera hose urazihasanga. Senteteri yari umutunzi utunze inka nyinshi cyane. Abahondogo bo mu Bugesera mu bihugu byabanjirije u Rwanda rw'Abanyiginya. Uwahanze ingoma y'Ubugesera ari we Kanyabugesera ni mwene Gihanga, bityo yari akaba umuvandimwe wa Kanyarwanda, akabarirwa muri bene wabo b'Abanyiginya. Izina ry'ubututsi rya Kanyabugesera ni Mugondo. Ingoma y'ingabe y'Abahondogo yitwaga Rukombamazi, naho imfizi y'ubwami ikitwa Rushya. Byombi byatwawe n'Abanyarwanda mu mpera z'ikinyejana cya 18 ku ngoma ya Mibambwe wa gatatu Sentabyo. Abahondogo bari mu Rwanda ubu ni mbarwa. Abahondogo bo mu Bugesera hafi ya bose biyita Abashambo. Alegisi Kagame avuga ko Abahondogo ari ubwoko kuko bafite ikirangabwoko ishwima. Marcel Deltefert we yemeza ko kubera ubuke bwabo Abahondogo atari ubwoko ahubwo ari inzu yari ku butegetsi kimwe n'Abahindiro b'i Rwanda. Yohani Vansi nawe avuga ko byaba byiza gushakira igisubizo nyacyo mu Burundi kuko ariho hari Abahondogo benshi cyane. Tumenye kandi ko Abahondogo barirwa mu miryango inabami y'u Burundi bashakamo abageni. Imiryango itatu yindi ni Abanyakarama Mfyufyu, Abenengwe n'Abanyagisaka. Iyo miryango uko ari 4 ibarirwa mu miryango ikomeye kandi y'abatunzi yo bita Abanyaruguru. Izo ngoma zose tumaze kubabwira aho zari mbere y'uko hashingwa ingoma Nyiginya cyangwa se u Rwanda tuzi ubu, hari ibiranga bw'ameze zihuriyeho nabyo tugiye kubabwira. Imbuto iz'ingenzi z'umuhango kandi z'ingirakamaro icyo gihe zarenye, arizo uburo, amasaka, isogi n'inzuzi z'imyungu. Izo nizo mbuto nkuru z'i Rwanda. Urusengo, ifirimbi y'ibumba, ingoma y'ingabe, amazina amwe namwe twayabonye muzo twavuze haruguru. Inyundo yari ifite umwanya ukomeye kubera ubucuzi, kandi muri izo ngoma zitandukanye bakundaga gusanga bateza imbere umwuga w'ubucuzi. Inyundo yitwaga Nyarushara, ingwe, hamwe namwe nko mu Nduga iyo nyamaswa yari ngombwa. No ku ngoma y'Abanyiginya abami biswe Abambarangwe. Ingwe yarangaga ububasha bukomeye kandi ikaba ikimenyetso ko abaturage barinzwe n'ingwe. Umwami akagereranywa n'ingwe ko ntacyo bagomba kwikanga. Ibyo biranga bw'abi byatumaga umwami nanone bitaga umuhinza yamamara, agatinywa ndetse akubahwa. Niyo watangaga uburumbuke bw'imyaka. Ikindi nuko yategekanaga n'umugabekazi, akunganirwa n'abiru wari ashinzwe kumenya ingoma no kuboneza imihango mu ibanga. Bityo ubwami bwari bubumbye inzego ebyiri z'ingenzi, ni ukuvuga urwego rwa politike n'urw'imihango cyangwa se iyobokamana. Bene ubwo butegetsi abahanga babwise royauté sacrée mu rurimi rw'Igifaransa. Ingoma y'Abanyiginya itangira yatangiye yigana byinshi mu byarangaga ubwo bwami bwa kera, ariko ku minsi yagiye yigira imbere bagiye bongeramo ibindi byayo buhoro buhoro bavugurura. Nubwo ingoma y'Abanyiginya yakoreraga mu Rwanda rwa Gasabo yagiye yigarurira ibihugu byinshi bitandukanye, ariko ntabwo yese yigarurira ibihugu byose. Nk'urugero mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'epfo hari hakiri ingoma zigenga zifite abami bazo, kandi tugiye gusuzuma noneho ubu ngubu. Reka duhere mu ngoma zo mu majyaruguru, ngo nuko kuva mu kinyejana cya 17. Ingoma cyangwa ibihugu byo mu majyaruguru tuvuga nizo ziherereye mu bice bya Ruhengeri na Gisenyi. Uwavuga ko umwami n'abatware b'ingoma y'Inginya bahise bategeka u Rwanda rwose ko turuzi ubu yababeshye, kuko mu by'ukuri ibihugu byo mu majyaruguru y'u Rwanda tuzi neza ko abatware bategetse ari uko boherejwe na Musinga, ndetse nyuma bakaza kugezwaho na Rudahigwa bashyigikiwe n'Ababiligi. Ubundi ibyo bihugu byategekwaga n'abami babyo bagezeho bakitwa
abahinza. Izina ryo kwitwa abami barikurwaho, bo basigara bitwa abahinza, ariko bayobora muri ibyo bice nk'abami ariko ku izina ry'abahinza. Ni byiza gusuzuma izo ngoma nazo, imirimo yazo n'abami bazo nuko zakoraga, n'ukuntu abatware ba mbere bagiye gutegekayo boherejwe n'abazungu mu gihe cy'ubukoloni. Ibihugu by'abami byo mu majyaruguru ni ngombwa kwibuka ibintu bibiri. Icya mbere ni uko izo ngoma zahanzwe nyuma y'uko ingoma Nyiginya yigaruriye i Nduga. Ikindi ni uko izo ngoma ziri mu turere tugengwa ku byerekeye ubutaka n'umuco w'ubukonde, mu gihe ahandi nko mu burasirazuba no mu majyepfo y'u Rwanda ubutegetsi bwari bushingiye ku gikingi, buvuga ku bijyanye n'inka n'inzuri. Ibyo bihugu byo mu majyaruguru ni Ubushiru, Cyingogo, Bugamba, Kiganda, Bwanamwari, Bukonya, Buhoma, Kibari, Rwankeri y'Abarindi, Rwankeri y'Abagoyane na Ruhengeri. Reka duhere ku Bushiru. Ubu ni muri Rubavu. Ubushiru bwategekwaga n'abami b'Abagesera. Ingoma y'ingabe yabo ikitwa Nkundabashiru. Aho bari batuye ubu habarirwa muri Karago. Ubundi bemeza ko bakomoka ku Bagesera b'Abazirankende bo mu Gisaka. Birashoboka kuko mu Gisaka yigeze kuba impamvu nyinshi zatumye imiryango myinshi ihunga cyangwa igasuhuka. Abagesera benshi aho bari hose bakunze kuvuga ibisekuru byabo, bakagusha kuri Kimenyi cya Ruregeya, Umuzirankende. Cyingogo, abami bacyo ni Abazigaba. Ingoma y'ingabe yabo ikitwa Simugomwa, niyo yakunzwe kuvugwa. Hakaba Ndabasumba kuva ku mwami Bwoya. Babarizwa muri Gaseke na Satinsyi, babaga Hindiro ya Satinsyi na Kabuye. Bugamba, Kiganda, abami bari Abagesera. Ingoma y'ingabe yabo ikitwa Kayenzi. Nyuma yaje kuba Iravumera ku bwa Nkwakuzi wa mbere Ruvugamake. Bari batuye imisozi iri muri Kibirira. Bwanamwari, abami bari Ababanda. Nta ngoma y'ingabe izwi. Abo bami aho bari batuye ubu ni muri Giciye. Bukonya muri Musanze, abami baho bari Ababanda. Ingoma y'ubwami yari Rubuga na Ruvugamahame. Umurwa wabo aho wari uri ubu ni muri Gatonde. Buhoma, abami bari Ababanda. Ingoma yabo ntabwo izwi ubu. Aho bari batuye ubu ni muri Nyamutera. Kibari, abami bari Abega. Ingoma ntizwi ubu. Umurwa wabo wari Gihinga cya Nyarutovu muri Nyarutovu. Rwankeri y'Abarindi, abami b'Ababanda. Ingoma y'ubwami yitwaga Kabuce. Imisozi bari batuyeho ubu ni muri Nkuri. Rwankeri y'Abaguyane, abami bari Ababanda. Ingoma ari Ndahaze, aho bari batuye ni muri Nkuri. Ruhengeri, abami bari Abasindi. Ingoma yari Baza Ruhagaze, aho bari batuye ubu ni muri Kigombe na Kinigi. Umwami w'Umunyiginya w'u Rwanda yari ategetswe kwagura igihugu, kabone n'ubwo yaba ashinzwe inka nka Cyilima. Naho umwami w'Umuhinza muri ibyo bihugu tumaze kubona haruguru, imirimo yose yari ashinzwe yo gushaka ikintu kimwe cy'ingenzi: kwita ku burumbuke bw'imyaka n'ubwororoke bw'abantu n'amatungo. Ibyo byagendaga mu nzira eshatu. Iya mbere yari yo kuboneza umuhango wo gutera imbuto. Iyo byabaga ari amasaka n'uburo, bamwe bavugaga ko umuhango w'ikibibiro. Iya kabiri yari yo kuvuba, ni ukuvuga kumanura imvura, bikajyana n'ububasha bwo kuzimya amapfa. Iya gatatu yari yo kuvuma, aribyo bivuga kwica cyangwa kwirukana udusimba twangiza imyaka
nk'inzige n'utundi dusimba. Iyo mirimo yo kumenya uburumbuke niyo yatumye bene uwo mwami banamwita umuhinza. Abanyiginya ba mbere bahageze. Muri utwo turere twa Gisenyi na Ruhengeri, abanyiginya ba mbere bahageze bavugwa bahinjiye buhoro buhoro biragiye inka zabo, bikubiteho no guhungisha ubuzima bwabo. Abo ni nk'Abagogwe bagiye gutura mu Bigogwe na za Kinigi ku bwa Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Ibisekuru byabo bibiri by'ingenzi ni Mucocoro w'Umunyiginya na Bigirimana w'Umukono. Abo bose ntabwo bagiye mu byo gutwara. Hari n'abandi bameneye abatware nka Rusimbi wateye Ubukonya ku ngoma ya Cyilima wa kabiri Rujugira agamije inyungu ze, ariko zirimo no gushakira uwo mwami inzira yo kumukundisha mu Bukonya. Hari n'abatware abanyiginya bagiye bitirirwa ibihugu byo mu majyaruguru, ariko ntibakozeho ikirenge kubera ko abaturage b'utwo turere batashakaga abategetsi baturutse hanze. Umwami wa mbere wagerageje gufata ubutegetsi bwaho ni Yuhi wa kane Gahindiro. Umutone w'Imena Rugaju rwa Mutimbo niwe wagabanya Umurera. Uwo Rugaju yakoreshaga abakuru b'imiryango bakamushyikiriza amakoro, nta kindi. Rugaju ntiyigeze ahatura. Rwogera nawe yohereje Bihabanyi Umunyiginya, umwuzukuru wa Cyilima Rujugira, mu Cyingogo, Itare, Bugamba na Kiganda. Bihabanyi uwo niwe ukomoka w'igisekuru cy'inzu y'Abahabanyi, yitwaye neza mu baturage. Abahabanyi bazwiho kuba barategetse nta kuvunda. Ikindi ni uko Mutara wa kabiri Rwogera yinjije mu ngabo ze Abagogwe, yaba ari Abacocori yaba ari n'abo kwa Bigirimana, kandi akabaka ikoro. Mutara wa kabiri Rwogera yohereje n'abandi banyiginya mu Bukonya biyongereye kuri ba bandi bari basanzwe ku bwa Cyilima wa kabiri Rujugira. Mu mpera z'ingoma ye, ingoma nyiginya yari imaze kumenyekana mu majyaruguru y'u Rwanda, ariko ku bijyanye n'ubutegetsi bwo ari icyitiriro. Abami baho b'Abahinza bakomeje gutegeka nka mbere, ariko bagatanga ikoro. Kigeli wa kane Rwabugiri we yashyizeho igitugu, ashaka ko bose bamuyoboka nta shiti. Yagabiye abagombaga kumuhagararira, abaturage bamwe bashyira mu ngabo ze, urugero nk'abarashi bo mu Gahunga, muri Nkumba, abo yagize ingabo zitwa Ingangurarugo. Yahahanze ingo ze ebyiri, Kigarama mu Murera na Kageyo mu Cyingogo. Mu mpera z'ingoma ye yari yarashoboye kubumbira hamwe uturere twose tuvuga Ikinyarwanda. Ariko icyitonderwa, hari n'utundi duhugu twagize abami mu majyaruguru y'u Rwanda, urugero nk'Ubugoyi. Izo mu burengerazuba bw'epfo, Bukunzi na Busozo. Bukunzi, igihugu cy'Ubukunzi kiri muri Cyangugu, ariyo Rusizi y'ubu. Imbibi zacyo zageraga kuri Busozo mu burasirazuba, ku Mpara mu majyaruguru, no mu burengerazuba ku Biru no ku Burundi mu majyepfo. Nubwo umwami wa mbere w'Ubukunzi ari we Kija wa mbere yaje mu Rwanda, akomoka mu Bushi ahitwa Ruwindi. We n'abamukomokaho babarirwa mu Bahinza. Ingoma y'Ubukunzi yabayeho mbere y'uko Abanyiginya n'ubutegetsi bw'ingoma Nyiginya butura mu Kinyaga. Uwo mwami Kija yari umuvubyi. We n'abami bamuzunguye babaye ibyamamare mu mwuga w'ubuvubyi, bituma bubahwa kandi bagabirwa imisozi n'abami b'u Rwanda, bakavubira Ubukunzi n'u Rwanda rwose. Ubukunzi bwari bufite ubwigenge bucagase, bugatura umwami w'u Rwanda. Ubwo bwigenge bucagase bwatumye abazungu batiyumvisha ukuntu Ubukunzi butiyoboka Musinga, umwami w'u Rwanda, ngo abe ariho amategeko abanyabukunzi. Ibyo byatumye Abadage boherezayo abasirikare ngo bahagandure, ariko ibi by'ubusa. Mu 1920 Ababiligi bagerageje kuguyaguya Ndagano Ruhagata, umwami w'Ubukunzi, ariko nabo ntibyabahira. Nyuma yaho uwo Ndagano yaje gupfa ku 30 Werurwe 1923 azize urw'ikirago.
Ababiligi babonye ko icyo gihugu kidashaka amategeko yabo yose, maze bagaba igitero cy'abasirikare cyakambitse mu Bukunzi mu 1924 n'1925. Ngoga Bihigimondo, umwami wa nyuma w'Ubukunzi, bamushyize muri gereza kuva mu mwaka wa 1923 kugeza 1925, aribwo yaguye muri gereza i Kigali. Muri uwo mwaka 1925 niho Ababiligi Ubukunzi babweguriye Rwagataraka, umwega w'Umwakagara, nuko ingoma y'Ubukunzi izima ityo. Ubusozo. Igihugu cy'Ubusozo nacyo kiri muri Cyangugu, ariyo Rusizi y'ubu, gihana imbibi n'Ubukunzi mu burengerazuba, mu majyepfo hari Uburundi, naho mu burasirazuba no mu majyaruguru hakaba ishyamba rya Nyungwe. Nubwo hari abavuga ko umwami wa mbere w'Ubusozo akomoka mu Gisaka kandi akaba Umugesera, hari n'abandi bahamya ko yaje ari Umurundi akomoka mu Burundi. Ibyo ari byo byose, Ubusozo kimwe n'Ubukunzi bwagize abami babwo mbere y'uko Abanyiginya bajya gutegeka mu Kinyaga. Ubwo ni ku ngoma ya Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Icyo gihugu nacyo cyari icy'abami b'Abavubyi. Abo bami kimwe n'Ubukunzi boherezaga umwami w'u Rwanda abantu bo kuvuba imvura, bakanohereza abagaragu n'abaja. Umwami w'u Rwanda nawe akabaha inka n'ibindi. Umwami waherutse w'Ubusozo ni Buhinga wa kabiri, yazunguye se Nyundo wapfuye mu 1904. Ubusozo bwigaruriwe n'Ababiligi, buyoborwa n'abasirikare bahakambitse bakanahategeka kuva mu mwaka wa 1925 kugeza mu 1926, ari nabwo umwami Ruhinga wa kabiri Ababiligi bamukuye mu gihugu cye bakamucira ahandi. Kimwe n'Ubukunzi, Ubusozo Ababiligi babugabiye Rwagataraka, wategetse ibyo bihugu byombi nk'uwishyira akizana, ariko buri gihe ashyigikiwe n'Ababiligi. Nguko uko ubwami bw'Ubusozo bwazimye, Abahinza bakimukira Abanyiginya ubutegetsi. Imbere y'umwaka wa 1925 nta Munyiginya wari utuye mu Bukunzi no mu Busozo. Turagushimira cyane ko dukurikira, tubiha agaciro cyane, ujye utubwirira n'abandi. Ndatekereza ko wamaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo dukora, babigaragaza dukandira kuri like cyangwa se ukagira icyo uvuga muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka ya runaka y'ubunaka cyangwa ibyabereye aha n'aha. Dukurarikiye gukomeza gukurikirana ibindi tugenda dushyiraho. Erega n'ubundi ngo utazi yava ntiyamenya n'iyajya.